Okay, reka rero twakire abantu bose mukurikiye televiziyo igihe cy'ubuntu. Uyu ni wa mwanya tujya duhura tukaganiramo ijambo ry'Imana. Twakiriye abantu bari hirya no hino mu Rwanda, muri Afurika, muri Amerika, muri Australia, muri Aziya, mu Burayi n'ahandi twibagiwe bakurikira ubutumwa bwiza ku gihe cy'ubuntu. Twakiriye abera bose bari hirya no hino ku isi, babandi bavuye ku muzuko wa Yesu. Umunsi Yesu yazukaga ngo yazukanye n'abera, sibyo bene da, yazukanye n'abera ngo biyereka abantu mu murwa. Iyo nabyo bifitemo imigani myinshi, ariko sibyo twaje kuvuga. Twakiriye rero abera bose bari mu uwo mucyo, abo bazukanye na Yesu ku munsi yazukagaho. Twakiriye abantu bose badukurikira umunsi ku munsi kandi bakunda ubutumwa bwiza. Yewe rero ubasuhuza, nitwa Nkuranga François nk'ibisanzwe, nkaba ndi umwana w'Imana, navutse ubwa kabiri, ndi icyaremwe gishya. Naturutse mu rupfu rw'abantu babiri. Umunsi Yesu yapfanaga na wa muntu wa mbere wo muri Adamu wa mbere, ari we Nkuranga wa mbere. Muri abo bantu babiri havuyemo uyu nguyu tuvugana. Bibiliya ivuga ngo izamuha irindi zina ngo ritigeze rimenywa n'umuntu uwo ari we wese, ngo keretse uriya. Amina, 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 amina. Imana ishimwe. Rero ndabakiriye kuri kamera, imbere ya kamera muri kubonaho abagabo babiri, nabo babyawe n'Imana, ndabihamya kuko bavuga ibitangaza mu ndimi z'iwacu, nkumva ibintu bavuga bikanezeza. Namwe rero ndabakiriye, nyimvemo ikaze suza abantu. Papa, ubabwire n'amazina yawe. Yego, mwakoze Nkuranga, dusuhuje abaduteze amatwi bose bari hirya no hino ku isi. Amazina rero ngarutse nitwa Uwimana Gervais, nkaba nkomoka mu majyaruguru, karere n'Urulindo, ahantu hitwa mu Muyanza. Yego, nkaba nkomeje gusuhuza abera bose rero aho bari hirya no hino, kandi tukaba tuzanwe no gukuraho inyegamo kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza, bamenye ukuri, bave mu rupfu bagere mu bugingo. Ubwo uravuze ngo abantu bazuke cyane. Okay. Imana irabazura rwose. Irabazura. Ubu wavuye mu Muyanza ugera inaha i Kigali uje kugira ngo uzure abantu cyane, kuko Imana yatugize intumwa mu kigo cya Kristo. Amen. Imana igumugisha. Kandi mu by'umwihariko rwose ngewe nkunda kumva ibintu bikuvaho. Ikaze rero ku gihe cy'ubuntu. Mwene da, nawe suhuza abantu badukurikiye. Turabashuhuje abaduteze amatwi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tubashe kuganira n'abaduteze amatwi. Tuboneyeho kongera gusuhuza abera kugira ngo bakomeze kugwirizwa kunguka, kurushaho guhabwa ubwenge n'ijuru biva kuri Yesu. Yego. Turishimye cyane, kuko natwe turi hano turimo duhamya ko tudahari, kandi turahaduhamya ko tudahari, twapfuye tukazuka tukabaho, turi ibyaremwe bishya. Ushatse kuzana indimi z'iwanyu kandi kuri aha ngaho uhamya ko udahari. Ariko ndakumva, uzi ko na mugenzi wanjye akumva, twese turakumva. N'abandi bose babyawe n'Imana barumva icyo uri kuvuga. Noneho se Gervais, uyu munsi wateguye cyangwa se niki Kristo yateguye ku isahani yaguhaye ngo uhe abera bose hirya no hino? Yego, urakoze. Kuri aya meza rero matagatifu, tugiye kumanyagurirwa umutsima. Turavuga ku kintu gikomeye, abantu batwumve neza, kuko ni nkaho ubuzima bw'abantu benshi ariho bushingiye. Tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ubutunzi. Bibiliya iravuga ngo mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitagera.
tukabyumva mu buryo butandukanye rero, ariko uyu mwanya tugiye kumva icyo Imana igiye kuduhishurira ubwo butunzi bwari bwo. Ese aho buhishwa ni hehe? Mu isi ni he? Mu ijuru ni he? Turebe. Bibiliya iradusobanurira, kandi abaduteze amatwi bose tubararikiye kumva iyi sije tugiye kuganiraho, kugira ngo nabo bazayitangeho ibitekerezo. Ariko umwuka w'Imana ari kumwe natwe, n'abari kumwe nabo arakomeza kudufasha. Rero turatangira dusoma muri Matayo igice cya 6 mu murongo wa 19. Abaduteze amatwi rwose bumve neza uyu murongo icyo uhishemo. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingesi ziburya, kandi abajura bagacukura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Nkuranga ndetse n'abandi batwumva na bene data turi kumwe, urumva Yesu niwe uvuze aya magambo. Aravuga ngo ntimukibikire ubutunzi bwanyu mu isi. Kenshi rero abantu bakunda gukoresha aya magambo bashaka kuvuga ubutunzi bufatika, kandi koko n'abandi bakabyumva nk'ubutunzi bufatika. Rero turashaka kureba ubutunzi Yesu yavugaga ubwo ari bwo. Ese koko ni ubufatika cyane ubundi butunzi Imana yaduhishiye? Yego, iyo niyo sije rero tugiye kuvugaho muri uyu mwanya. Utumye numva ngize ubushake bwo kugira ikintu mvuga ku icyo kintu, nubwo nzi ko n'abandi bose turi kumwe hano baza kuvuga ku icyo kintu. Ubundi iyo tugiye mu buzima busanzwe tutarajya muri Bibiliya, ko ndaza no kujya muri Bibiliya, mvuge ku mugabo waje asanga Yesu nijoro, aramubwira ati nk'umutunzi, aramubwira ati ngire gute kugira ngo ndabe ubwami bw'Imana. Ariko reka mbanze mvuge ku cyitwa ubutunzi. Ubutunzi ni ikintu cyose umuntu afite icya mbere cy'agaciro, icya kabiri kigize igice kinini cyangwa se cyose, ngiye kuvuga cyose kugira ngo byumvikane, cy'ubuzima bwe. Ni nayo mpamvu iyo tubishyize mu buryo bw'abantu, ubundi ubutunzi ni amafaranga. Iyo umuntu atunze amafaranga menshi tumwita umutunzi. Hari naho wenda tugera tukavuga noneho unatunze ibintu byinshi, ariko bya bintu byinshi burya bavuga ko umuntu atunze ibintu byinshi anterme babishyize muri valeri y'amafaranga. Niyo mpamvu uzabona wambaye ishati bakavuga ati Gerve wambaye ishati ihenze, ngo biravuze ngo wambaye ubutunzi. Kandi icyo kintu cyitwa ubutunzi kiba kigize igice kinini cy'ubwonko bwawe, cy'ubuzima bwawe, kuko ikintu ufite cy'agaciro nicyo uhozaho umutima. Nimo navuga ibintu ariko abanyamwuka muze gukurikira. Yesu yaravuze ngo mwebweho mwahawe kumenya ibyo data atekereza. Kuko Bibiliya iravuga ngo niba mwarazuranywe nawe ngo ibitekerezo byanyu mubihoze mu ijuru. None nsanze ubutunzi ari bw'umuntu ahozaho, nta ego. Noneho nsubire kuri wa muntu ngo yasanze Yesu, ngo aramubwira ngo nkore nte kugira ngo ndabwe ubwami bw'Imana. Uza kunyibutsa igice neza, nubwo mbizi ngiye kubivuga, wenda tuze no kwasomera abantu kugira ngo bataza kubitwara bagira ngo ni ibyanjye. Noneho ngo aramubwira ngo amategeko avuga iki, ngo yasomamo iki. Aravuga ngo kundisha Uwiteka umutima wawe wose, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
ugenda undi ati ibyo narabyubahiriza. Yesu aramubwira ngo ushigaje kimwe, ngo genda ugurishe bya bintu byawe nurangiza unkurikire. Ubwo turi kuri terime cyangwa se kuri sije ivuga ngo kubitsa ubutunzi bwacu mu ijuru. Umutima wanjye wambajije njya gutekereza ku icyo kintu, nibajije ndetse ese koko yarabitse Luka 18 ese koko kugurisha ibintu bye yaragiye gukiranuka, yaragiye kuraga ubwami bw'Imana? None se niba Bibiliya ivuga aho ngaho wavuze ngo tubitse ubutunzi bwacu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitagera, ese uyu muntu yarabubikije mu ijuru? Kuko Bibiliya yavuze ngo yaramubwiye ngo agende abigurishe byose abiha abakene ngo narangiza azamukurikire. Kandi uwo muntu ubona ko ahise acika intege. Ngurisha ibintu nari nshyizeho umutima nindangiza ngo ukurikire. Ariko hari akantu nakuyemo aho, katubanze tuhasome kugira ngo tuze gufasha abantu. Luka 18 kugira ngo bataza kumva turi kuvuga ibintu byacu. Luka 18 umurongo wa 18 nibyo Bibiliya iravuga ngo umutware aramubaza ati mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Ko nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko. Ambwira ati yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu abyumvise aramubwira ati noneho ushigaje kimwe, ibyo ufite byose ubigurishe ubihe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko unkurikire. Hari akantu narengeye gusigama. Imana ishimwe ko mbasomye. Yaramubwiye ngo usigaje kimwe, ngo ibyo ufite byose ubigurishe ngo nurangiza unkurikire, ngo nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Soma uwo murongo ukurikiyeho ntacyo bitwazanye. Usome ukurikira nawe uravuga ngo abyumvise agira agahinda kenshi kuko yari umutunzi cyane. Yesu amwitegereje aramubwira ngo rega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana, ngo ndetse icyoroshye nuko ingamiya yakwinjira mu ijuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ababyumvise bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Byatangiye avuga ubutunzi bw'amafaranga, avuga ibyo umuntu atunze, none birangiye avuze ngo ubwo bimeze, abantu ubwabo bivugiye ngo ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Rero icyo nashakaga giwe ko tuvugaho ngendeye ko kuri sije dufite, ndi kwibaza niba Bibiliya ivuze ngo tubitse ubutunzi bwacu mu ijuru, kandi hakaba habonetse umutware wari umutunzi, kandi Yesu akaba amubwiye ngo ntabigurishe gusa wenda ngo abizanire Yesu ababikije mu ijuru, ngo ahubwo abigurishe byose, ngo nibwo azaba agize ubutunzi mu ijuru. Aho ntitwaba abantu ibyo twita ubutunzi atari bwo butunzi Imana yita ubutunzi. Yego nibyo komeza. Nibyo, ntabwo ubutunzi abantu twebwe twita ubutunzi ari bwo Yesu yavugaga. Yego. Kuko ubutunzi mu isi turabugira, ndetse rimwe na rimwe abantu barabutanga cyane, ariko ntabwo bubageza ku mugambi w'icyo bashaka. Rero turabanza turebe ubutunzi ubwo ari bwo Yesu yavuze. Uyu mutunzi urabona ko yari yarakurikije amategeko yose, kandi ibyo nibyo yari yishingikirijeho avuga ko byatuma yemerwa n'Imana. Iteka urabona abantu bifuza gutanga ubutunzi bafite kugira ngo bagere ku Mana, cyabemerwe n'Imana. N'uyu yaje avuga ngo nkore cyiza cye
kugira ngo nzaragwe ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo, ubwami bw'Imana ntabwo bugurwa amafaranga, ariko abantu babasha kubyifashisha kugira ngo bayatange ngo babugereho. Ariko burya ntabwo ari bwo butunzi nyakuri Imana ivuga. Ahubwo katurebe ubutunzi Yesu yavugaga. Paulo hari ukuntu yabuhishuye mu Baroma. Abaroma igice cya 10. Ubwo butunzi bwari bwo. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 12. Aravuga ngo nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Ubwo urumva ko ubutunzi Yesu ari kuvuga ntabwo ari amafaranga, ahubwo ubutunzi nyakuri yariwe. Niyo mpamvu mubwiye ngo ngaho genda ugurisha ibyo ubite, ibyo wibwira ko ari byo byatuma Imana ikwemera, ubireke, noneho ngewe uzunkurikire kuko ari nge butunzi. Ariko kubera ko atari yumvise neza icyo Yesu avuze, yumvise ko ari ubutunzi bw'ibisanzwe. Hano iyo usomye neza usanga bavuga ko yari afite ubutunzi bwinshi, ngo nuko asubiriza inyuma umugongo ngo agenda babaye cyane. Na n'uyu munsi n'uyu mwanya tuvuga tubwira abantu ubutumwa bwiza bari bubabare, kubera ko turababwira kureka ubutunzi bwabo, ahubwo bagakurikira ubutunzi ari we Yesu Kristo. Ubwo butunzi rero mu yandi magambo abantu bishingikirijeho ni imirimo yabo myiza. turabisoma ariko mbere yuko tubisoma kugira ngo dukomereze hamwe kumvikanisha neza ubutunzi, reka tubaze Bibiliya icyo bivugaho kugira ngo nunganire mwene data hano dutwarire hamwe ikiganiro, twongere kureba ubwo butunzi neza buvugwa n'ubuhe nk'uko yaramaze kubitubwira mu Baroma uko Paulo abisobanura. Hanyuma hano mu Bafilipi ibice byaho 3 niho naringiye gusoma, reka twumve uko havuga. Ho titire iravuga mu bice byaho 3 duhereye ku murongo wa 7 ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Urumva hano ubwayo titire y'amagambo iravuze ngo gutunga, umutunzi, ubundi butunzi, guhomba ugatunga. Icyo rero kigiye kuba ikinyuranyo cy'abaduteza amatwi bamwe bari buze guhomba kugira ibyo batakaza kugira ngo batunge, ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Yaravuze ati jewe ibyanjye ndabihombye, we yarabitanze, we yarabigurishije, ibyarindamuye ibyo byose abantu babona nk'ubutunzi we yarabisize. Ariko usubira inyuma usome uhereye ku murongo wa 2, turashaka kumenya ibyo yahombye. Yahombye hari ubundi butunzi yari afite yasimbuje ubwo ngubwo yabonye muri Kristo Yesu. Ubwo butunzi Paulo yabuvuga ubwo yahombye, ubundi nibwo yirataga, kandi nacyo agiye gusobanura. Yego rero abidusomera ku murongo wa 2 ugakomeza ukagera aho ngaho wari ugeze, cyangwa ugeraho wari ugeze. Haranditse ngo mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebwe gukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira muri Kristo Yesu. Ntitwiringira iby'umubiri, nubwo ngeweho nabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, ngeweho namurusha. Dore Paulo rero agiye kuvuga iby'abarusha. Urekeye aho tubanze twumve ibi bintu neza. Urabona Paulo we ari kwerekana ko afite icyo yarusha abandi. Na n'uyu munsi hari wenda hari abafite ibyo barusha abandi kwirata, bakaba bati twebwe tugenza gutya tugakora gutya. Ubwo ni ubutunzi bishingikirijeho. Urabona inyigisho ziri mu madini atandukanye, nta dini ryemera irindi. Yego, idini ryose riba ryumva ryo rifite ubutunzi shingiro
bwagenderwaho kugira ngo ajye mu ijuru. Ariko Pawulo agiye kubugaragaza, ariko twibuke n'umukoresha w'ikoro ajyanye n'umufarisayo gusenga mu rusengero, mu mugani Yesu yaciye. Twumve icyo uwo mukoresha w'ikoro nawe yirase. Yaravuze ati ngewe ntanga kimwe mu 10 n'amaturo niyiriza ubusa, simeze nk'uriya munyazi. Urumva ubwo ni ubutunzi ari kuratira abandi arusha abantu. Na Pawulo rero nk'umuntu wari waritondeye amategeko agiye kubyivugira. Komeza twumva ubwo butunzi ubwo ari bwo Pawulo yari afite, ariko akaza kubuhomba. Nibwo twari tubufite ariko twemeye kubuhomba. Niba hariho undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, ngeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8. Ndi uwo mu bwoko bw'Abayisiraheli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku bw'amategeko, ku bw'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Urekeye aho rero twasomye muri Matayo 6:19, ntimubike ubutunzi mu isi. Urumva ko ibyo bintu 5 bavuze ari iby'umubiri. Ari ugukebwa ni umubiri, kuba ari umwisiraheli ni umubiri. Ariko twibuke ko umwisiraheli nyakuri w'umwuka Yesu yavuze ko ari uwizera. Ubwo biri mu mwuka, ntabwo biri mu mubiri. Ariko Pawulo we ni umwisiraheli ku mubiri, ni umuheburayo. Yewe yakebwe ku munsi wa 8, yitondeye amategeko. Hari ikindi yavuzemo ngo ibyo kwitondera amategeko, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari iki? Inyangamugayo. Ntiyasambanaga, ntiyibaga, ntiyicaga. Urumva ibyo byose ni iby'umubiri. Ku by'ishyaka narenganyaga. Urumva Yesu rero yavuga ngo ntimubike ubutunzi bwanyu mu isi, ari kuvuga ibyo byo mu mubiri. Nibyo ari kuvuga. Abantu bataza no kugira ngo turi kuvuga ubutunzi nk'amafaranga, kuko nubwo nabwo turi kubushyiramo, ariko ako kuntu turi kujeneraliza ibi bintu by'ubutunzi ni naho hari ikibazo. Ko biraza kurangira hagaragaye ko ibindi byose ibi bifatika tubona, ibyo twise amafaranga twita n'ibindi bintu by'ubutunzi bwose bwo mu isi, bishingira ku butunzi umuntu yifitemo muri we atazi. Ariko Pawulo yise ngo nabakeba n'ugukebwa kutari ukukuri, ngo biringira iby'umubiri, bishingira ku kwiringira iby'umubiri, kugira ngo abantu bataza kumva ko hari twe twagiye mu mafaranga. Nituza kujyayo rwose, nitunagerayo iraba ari article imwe mu article 1000 twavuze. Kugira ngo komeze turabisobanura, kuko Pawulo niba ari kuvuga ngo twebwe ntitwiringira umubiri, ntabwo ari amafaranga yavugaga, ntabwo ari inka yavugaga. Ahubwo reka turebe icyo Yesu yavuze. Matayo nanone, muri Matayo mu mugani yaciye mu gice cya 13 umurongo wa 44, abantu bumve icyitwa ubutunzi. Yaranditse agira ati, cyangwa se Yesu yavuze aya magambo: ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Aha wenda sinzi ikinyarwanda bakoresheje, ariko umunezero wamuteye kugurisha ibyo yari atunze byose. Yabonye ko ibyo yari atunze byose nta gaciro, birushwa agaciro n'ibiri muri uwo murima, kandi uwo murima si uwe. Kandi nta kindi yagombaga gukora kugira ngo uwo murima ube uwe, keretse gusa gutanga ibyo atunze byose, nta na kimwe yisigarije. Urumva rero iyo Imana ijya kuvuga ubutunzi, Yesu ari kuvuga ngo bwagereranwa. Ubutunzi bwahishwe ni Kristo, kuko Pawulo yaravuze mu Baroma igice cya 3:21 ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, bivuga ngo kwari guhishwe. Ageze mu gice cya 10 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 avuga ngo Abisiraheli ngo arabasabira kugira ngo bakizwe bafite ishyaka, ariko ku murongo wa 3 ati
ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana bihimbiye ukwabo gukiranuka bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana kubera ko hari ugukiranuka kwawe kubahishwa. Noneho Yesu nawe aravuga ati ubutunzi ubwami bw'Imana babugereranya n'ubutunzi buhishwe mu murima, nyirabwo ntabwo azi ko burimo, ariko ugiye guhinga arabubonye. Noneho umunezero wo gutunga izahabu umutera kugurisha ibyo afite byose. Rero Paulo nawe arabivuze, uri buze gukomeza mu Bafilipi hahandi igice cya kabiri cya gatatu ukomeza wumve ko ubwo butunzi Paulo yishingikirizagaho yemeye kubuhomba kubwo kuronka Kristo. Mu yandi magambo, ubutunzi bwo kumva kukomeza amategeko y'Imana byatuma uraga ubwami bw'Imana, ubwo butunzi ni ubusa, bura umva nubwo agaciro gake cyane. Ubwo kuko buri mu isi inyenzi n'ingese buri munsi ziraburya. Niyo mpamvu mu gitondo nimugoroba abantu bakubita ibipfukamizo hasi bavuga ati Mana mbabarira nakoze gutya, Mana mbabarira nakoze gutya. Burya nuko ubwo butunzi bwariwe n'ingese. Uzi ibintu uvuze ko bintangaje, uvuze ibintu ntiwabitindaho ariko numva ndafashijwe. Uravuze ngo nyir'umurima ntago yarazi ko muri uwo murima hahishwe mu butunzi, ngo ariko uwawuhinze yavumbuye ko harimo ubutunzi. Nyir'umurima ninde? Nyir'umurima ni abantu bubahirizaga amategeko ya Mose ariko bari anda y'amategeko. Ntibamenya ko mu mategeko ya Mose, ni Yesu ubwo wabyivugiye muri Luka igice cya 24, no mu bahanuzi no muri Zaburi hahishemo ubuntu bwagombaga kudukiza. Noneho umuntu wese uvumbuye ubuntu n'ukuri biri mu mategeko ya Mose, cyangwa se mu yandi magambo umuntu wese uvumbuye Kristo mu mategeko ya Mose, umunezero ngo uramufata akagura ibyo atunze byose. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko umuntu atabashije gupfa, kuko ubundi ubutunzi bwawe first of all ni wowe, utabashije gupfa ngo muri ryavu ryawe Imana izuremo umuntu utarigeze kumenya icyaha ariwe cyaremwe gishya, ntushobora na rimwe kumenya ubutunzi buri mu mategeko, ntushobora na rimwe kumenya ubutunzi buri mu buhanuzi, ntushobora na rimwe kumenya ubutunzi buri muri Zaburi. Komeza. Hari ukuntu Yesu yavuze abwira abigishwa be bari kumubaza iby'umugani, arababwira ngo ariko mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana. Natwe kubwo kwakira ubutunzi bwo mu ijuru tugenda duhishurirwa ubutunzi, ubundi butunzi. Urabona ko uriya muntu wari uri guhinga uko yarushagaho kubona izahabu nyinshi yarushagaho kunezererwa. Natwe tugenda turushaho kunezerwa iyo tugenda duhishura izahabu zahishwe. Hari ikintu uvuze mu mategeko hari hahishemo Kristo, muri Zaburi hari hahishemo Kristo, mu buhanuzi hari harimo Kristo. Kuko nigeze naganira n'abantu kuri Daniel igice cya 9 uhereye ku murongo wa 20 ugakomeza hasi aho ahavugwa ibyumweru 70, ko havugwa ko igihe kizagera ibitambo n'amaturo bigakurwaho, ibyaha bigatangirwa impongano, ndetse haravuga ngo ibyaha bishire haze gukiranuka kw'iteka. Ese ibyo bintu ntabwo biraza? Turabitegereje ko abantu babitegereje bahora babisaba, kandi baravuga ko mu byumweru 70 mwiherezo ariho ibyo bintu bizaba. Bivuga ngo mu buhanuzi naho hahishemo ubutunzi ari bwo Kristo. Ubwo rero umaze kwakira Kristo amenya ko gukiranuka kw'iteka kwaje, gukiranirwa kw'iteka gukiranirwa kugatangirwa impongano. Ubwo nibwo guhishurirwa ubutunzi bwa Kristo. Rero umaze kumenya rero ko haje gukiranuka kw'iteka, ntabwo wakongera kumva ko gukiranirwa kuriho,
kuko kwakuweho. Ubwo butunzi rero kubugira biruta byose. Niyo mpamvu burya mu isi y'umuntu afite akurusha amafaranga, akurusha icyubahiro, uramwubaha. N'ufite rero ubwo butunzi bwa Kristo araryama akizigura, abanezerewe kuko afite byose. Urabona muri iki gice cya 13 umurongo wa 44 Yesu ari guca umugani agaragaje ko ubwami bwo mu ijuru bwagererana. Ni ikigereranyo, ni umugani. Ariko iyo dufite ubu butunzi, kuko ntabwo bubitswe mu isi, turi buze gusoma mu Befeso turebe aho buri, ndetse wenda reka tuhasome. Pawulo yagaragaje mu Baroma ko Kristo ari we butunzi, ariko Abefeso reka tuhasome igice cya 2 naho wumve ko reka duhere ku murongo wa 4. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Urumva kuko Kristo ari we butunzi, kandi twe tukaba turi muri we, ubwo butunzi buri mu ijuru. Aho niho rero Yesu ari kuvuga ngo mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitagera, kuko abanyabutware n'abanyabushobozi aho ntibagerayo. Abantu benshi mu matorero atandukanye baravuga ngo turi ku ntambara, ngo ntituragera aho ngo umwanzi atarasa imyambi. Ariko njye mbabaza nkababaza nti se ko turi muri Kristo, no muri Kristo Yesu Satani aterayo imyambi? Ibyo bintu ntibishoboka. Ntabwo bikunda. Burya rero nuko batizeye ko bari muri we. Bahora bamusaba kugira ngo aze, ntabwo ari muri bo. Baramutegereje kuko azaza, ntabwo ari muri we. Ariko Yesu we yagaragaje ko abana natwe, tukaba abantu be, nawe akaba Imana yacu. Niyo mpamvu rero ubwo butunzi abamaze kubihishurirwa, nta bundi butunzi bundi bakeneye. Bituma bwa butunzi rero naho biringiraga yuko bakomeza amategeko, batanga amaturo n'ibya 10 n'ibindi, bazinukwa kuko bahishuriwe ko bakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Bizeye iki? Nuko bizeye ko bagizwe abana b'Imana bidaturutse muri ya mirimo myiza yabo. Bibiri ivuga ite muri gice cya 4 cy'Abakorino ba 2? Biravuga ngo ariko rero dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Ibice 4 by'Abakorino ba 2 umurongo wa 7. Ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Murumva cya kintu twari turi kuvuga. No kuvuga ngo kuri twe nta zindi mbaraga zikwiye kuhava. Mu yandi magambo, dukwiye kugurisha ibyo dutunze byose. Reka tugere no kuri icyo kintu cyitwa ibyo dutunze. Eske ubutunzi bw'umuntu n'ubutunzi bw'Imana bitandukanirahe, cyangwa se ni ibiki, kugira ngo tubisobanure? Ariko twagiye tubivugaho cyane, noneho reka wenda jewe ngira icyo mbivugaho. Ubutunzi bw'umuntu n'ubuhe? Pawulo yivuga mu buryo bubiri. Ubwa mbere aravuga ngo mu Kristo mwirinde zambwa gukeba kutari kwiza, ngo ahubwo ngo twebwe uko turi abana b'Imana twakebwe gukeba kutari uko abantu. Avuga ko niba hari uwakwiringira umubiri yamurusha, ariko aravuga ngo ibyo byose bwari ubutunzi bwanjye, ndangije ndabuhomba kubw'ubutunzi bukomeye naronse muri Kristo Yesu. Ageze mu gice cya mbere cya Timoteyo wa mbere umurongo wa 14,
wa 15 aravuga ngo iri jambo ni ryo kwemerwa rwose, ngo ko Kristo yaje gupfira abanyabyaha, ngo ariko muri bo ni jyewe imbere. Ndashaka gusanisha ibyo bintu byombi kugira ngo numvishe abantu ko ubutunzi bw'umuntu nibwo bunyabyaha bwe. Ubutunzi bw'umuntu nicyo cyaha cy'isi. Ubutunzi bw'umuntu nicyo Pawulo yagarutse mu Baroma, aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kandi ari ubutunzi bw'umuntu. Buriya iyo tuvuga ibyaha, hari abumva ari bino byaha by'ibikorwa, ariko ibyaha Bibiliya ihamya ivuga ko ni uburyo umuntu ashaka kugera ku Mana atanyuze muri Kristo Yesu. Ariko unakomereje aho ngaho, mbere y'uko ukomeza, reka tubanze tugaruke kuri Pawulo. Kwa iyo tuvuga gutya, abaduteza amatwi, abera batwumva, n'abandi batarasobanukirwa ngo umuntu yera gute, bashaka kugira ngo bashyikire kwera kutavuye muri ibyo turimo muri ubwo butunzi. Hari abantu bashaka kumva amakuru, kuko abantu benshi buriya bafite amakuru ya Yesu wavuye mu ijuru bakamukurayo bakamuzana mu isi, wapfuye akazuka, ariko batarashushanywa nawe, bataranapfana nawe. Barahari ku buryo bashobora kwitanga bakazira n'ibyo bintu. Muri abo twabayemo dufite ibihamya byo ko umuntu yagukubita urushyi akuziza ubwo butunzi, ukibeshya ko ari Yesu ufite, nyamara waza guhura nawe ugatakaza bwa butunzi, ugasanga wari wibeshye cyane, kubera ko ibyo bintu nta rukundo rwawe rubirimo, kandi urwo rukundo ni Kristo. Reka turebe kuri Pawulo dusenga babivuga, kuko hari abantu duteza amatwi basomye Bibiliya, biza amateoloji, bafite ibintu by'ubuhanga, ati ibyo bintu bavuga ni gute. Pawulo uyu turimo tuvuga yabanje aravuga ati jewe hagize ushaka kwirata ubwo butunzi namurusha. Icyambere ndi umwisiraheli. Kuki avuze umwisiraheli? harimo ubuhe butunzi kuba umwisiraheli? Kuba umutunzi mwisiraheli nuko ari igishushanyo, ni igishushanyo cy'igicucucucu cy'ibintu bigomba kuba ku mwisiraheli utari umubiri, mu buryo bw'isezerano ry'Imana. Ubwisiraheli rero nubwo bahawe, kandi buturutse kuri Yakobo wabyaye abana 12, hanyuma agahindurirwa izina akarihabwa na marayika, ntabwo ryatanzwe n'undi muntu, akamubwira ngo singikwise Yakobo, nkwise Isiraheli. Aha niwe rero hakomokwaho imiryango 12 ya Isiraheli, nibo ubwoko bw'Imana avugaga. Naho turi buze gusangamo iby'amategeko n'ubutunzi ubitswemo bw'igicucucucu gihishwemo Kristo, ariko batarimo bamwe bamushyikira. Abamuhishuriwe bagatangira kubinezererwa, bakakira gukiranuka, ariko Kristo ataraza, bakamubona mu mategeko. Abamuhishuriwe bakabona ubundi butunzi, bagatakaza ubwo, bikabita abakiranutsi nyamara bagihari. Pawulo rero yari ataragasobanurirwa, yari ataragahishurirwa ubwo butunzi, nubwo hari abandi wenda turaza gutanga urugero bw'abantu bari babohishuriwe. Cyambere umwisiraheli, ubwoko bw'Imana, ni umuntu ukomeye mu ruhande rw'umubiri, mwisi hano mu bigaragara nk'igishushanyo, ariko kivuga ibindi bintu, kuko ko kari agakiza kabo gashingiye ku mategeko, ku mirimo itegetswe n'amategeko, hanyuma akaba ariho Imana yitirirwa. Ariko nyamara tugiye kubona hari kigiye kuvamo kivuge ngo cyabisi bose, ntabwo bikibaye ku Bisiraheli gusa. Pawulo rero avuga ati genda umwisiraheli, aravuze ati ndi n'umwana umwe mu bantu bo kubumuna b'Abenyamini, ndi umumenyamini. Kuki yirase ngo ndi umumenyamini akabivuga? Nuko yuje kureba mu gicucucucu cy'ubuhanuzi turimo tuvuga, ibyo bigiye bihishwemo, aturuka kwa Benjamin. Nuza kureba mu Bayuda haravugwa ko ariho hazajya hava ubwami, nyamara ni Kristo uri kuvugwayo. Nituza kuza mu batambyi, mu Barewi, niho hari huze kuza kuvamo abatambyi baze guturuka mu Barewi. Imana igera itangamo amasezerano, nyamara ni ibintu biri mu guhanura biza kuvuga ubutunzi bazahabwa Kristo. Hanyuma Isiraheli igihe yacikagamo kabiri, yigabanyijemo kabiri. Mu mateka ibyo ni ibintu byizi barabisoma bakabyigisha mu mateoloji. Igice kimwe cy'umuryango wa Yuda cyasigaranye n'umuryango wo kwa Benyamini. Arabyirata ati jewe ndacyafite nibyo byevuga ngo Abayuda barusha abandi iki, ngo barusha muri byose, bakabyirata. Hanyuma kubwo gukiranuka, ubu butunzi buzanwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, aravuga ngo jewe nari inyangamugayo, nari inyangamugayo kubw'ishyaka rw'ubwo butunzi, narenganyaga itorero. Iri torero ntararimenya, narenganyaga abafite ubutunzi, nzi ko ari njye utunzi, atangira kubarenganya. Hanyuma abaduteza amatwi,
Pawulo abarenganyije ryari bigenze gute kugira ngo avuge ngo narenganyaga abera ahawe ubu butunzi ari mu gusobanura ryari bigenze gute bije bite mu gihe yagendanaga ubutunzi bwe yahawe inzandiko n'abatambyi babifitiye ububasha bwo kugira ngo bamufashe bamushyigikire bamusapotinge ajye kurenganya abo bantu bavuga ko batunze nyamara bo babona nta butunzi bafite. Pawulo igihe yagendaga Bibiliya yatubwira mu byakozwe n'intumwa ibice igenda ngo arimo agenda yenda kugera i Damasiko umutunzi aramutungura umucyo ukubita hasi aramubwira ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki aramubwira ngo urinde mwami aramubwira ngo ndi Kristo Yesu nigiye urenganya avuga ngo uzabona uburyo uzababazwa baguhoye ubu butunzi wakiriye utakaje ubutunzi wari ufite ugiye kubutakaza nibwo mpamvu azabivuga ngo abibonye ahishuriwe Kristo amaze kumwakira abona n'ubutunzi butagira akagero butagereranwa aribwo kumuronka ahita abona ko ibyo yaratunze byose kuri we bibaye igihombo abona arahombewe. Ibi ni ibintu bihishurwa n'umwuka wera bitazanwa n'amategeko. Umwuka wera yageze ko ibyo binasanga ari iby'umubiri bigahishuzwa umuriro agatwika hanyuma byamara gushya ukabura hombye aravuga ati ndahombye ati burya nta butunzi burimo. Cyo gihombo cyaturutse mu kuba umwuka wera amufashe akamuhindurira kugukiranuka ariko aza kwirata kugiye kuva mu kwizera Yesu Kristo kutazanwe na ya mirimo itegetswe n'amategeko y'ubunyangamugayo yaravuga aravuga ngo muri we mboneke ko ntagifite bwa butunzi muri we mboneke ko namaze kubitsa byose nabihombye muri we mboneke ko mfite gukiranuka kwanjye ntagufite kwahombye ahubwo mfite gukiranuka kw'Imana ko ariko arahishwe ntafite gukiranuka kwanjye kuzanywe n'imirimo itegetswe n'amategeko aza no kuri bya bindi bigaragara bitumye abantu badashobora kuza gusobanura ibyo aravuga ngo n'ibindi by'isi nabitekereje ko ari igihombo ari nk'amase mbibona ni ibintu bidashobora kuba byankurwa ngo binyambure ubwo butunzi mpenzwe nabyo aravuga ati nabibonyemo ko ari igihombo niho bavuze rero mu rupfu niyo mpamvu ari buze kuza guhindura nagaruka abamutegerejeho wa musaruro yuko arenganyije abera byahindutse kuko abo nibo bakiranutsi abo nibo batunze hanyuma bigiye gusoza rya jambo rivuga ngo utunze urutoki mu mboni z'umukiranutsi abarutunze Imana iramufata rero naza kugaruka nibyo turiho rero araza avuga ati ubutunzi narabuhombye abantu bagiye gutungurwa nawe Pawulo wa mbere we Sawuli bagiye gutungurwa no kubona aje avuga ibindi bintu bitandukanye n'ibyo yavugaga ariko kuronka Kristo nibyo turimo tuvuga rero aho rero niho warugeze turimo dusobanura ubu butunzi abantu benshi baratunze bafite ubutunzi bakavuga ko bafite iby'Imana bakavuga ko bafite Imana bati udakoze gutya utagize gutya ntabwo mwazajya mu ijuru bo bakabyerekana banatunze kandi koko wanagenzura ugasanga uwo muntu aratunze bya bindi abwira abantu kureka wanavuga ati akaba ari niwe na rimwe yibwira yuko yatandukanijwe n'abafarisayo kandi Pawulo aravuga ati mu bafarisayo ndimo aravuga ati hagize uwirata ndi umufarisayo kuvuga umufarisayo muri iki gihe ku banyedini ni wa muntu wakabije mu by'ubutunzi ufite ishyaka ry'Imana niwe muntu wakiranutse ku bw'imirimo itegetswe n'amategeko niwe mufarisayo ni umuntu bigaragarira abantu bose ko yabashije kubishobora. Pawulo avuga ngo njye narabishoboye ndi inyangamugayo. Hari n'abandi bantu bashobora kugaragara nk'ababishoboye bakaba batiba bataroga badasambana batagize gute bakabibwira abantu kavuga ati rero mureke ibi bintu mutunge bakabinjiza mu butunzi buri buzanwe n'amategeko nyamara ibyo byose aravuga ngo naje gusanga ari igihombo. Abantu turi kubabwira ngo bareke gukorera mu gihombo bareke gukorera ahantu bagiye guhomba kandi rwose nako barangije guhomba ahubwo uyu munsi wa none basobanukirwe ahantu bagomba kwinjira mu iduka harimo ibintu turimo kubabwira bitagereranwa harimo ubutunzi ariwe Kristo waduhindukiye ubwenge mu gihe twahishuriwe ibyo kugira ngo tubone uko twinjiramo neza. Naho ngaho nagira ngo nore warugiye kuvuga urumva Yesaya hari ukuntu yabivuze mu gice cya gatanu reka turebe igice cya gatanu cya Yesaya arimo avuga ibyo abantu batanga ubutunzi bakagura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri. Yesu yabisubiyemo aho yavuze nanjye naza kwasoma ni igice cya mbere ahubwo
icya 55 umurongo wa mbere. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Urumva hari ukuntu abantu birata iyo mirimo, birata ubwo butunzi, ariko Uwiteka arabaza ati ni iki gituma mutanga ifeza, mutanga izahabu, ariko mukagura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri? Kuko ibyo abantu bakora bakabyirata birashira. Pawulo yigeze kubivuga no muri Zaburi birimo agaragaza ko umuntu ameze nk'uburabyo buraba uyu munsi, ukabona ubwiza bwabwo abantu bakabwishimira, ariko ejo izuba ryava bukuma bugahunguka. Yego, bivuga ngo ibyo abantu birata uyu munsi ushobora kubikora ukurikiza amategeko, ariko ejo ukaba wayishe, bikaba nka bwa burabyo bwari bwiza, ariko ejo bundi bukagira ute, bukuma bugahunguka. Bukaba nka bwa butunzi abantu kera bagiraga bakabubika ahantu mu myobo y'inzu cyangwa ahantu mu murima, ugasanga ahari bwangijwe n'ingese cyangwa bwangijwe n'ikindi kintu runaka. Ubwo butunzi rero ntacyo bwabaga bumaze bukimariye nyirabwo, kuko bwamaze kwangirika. Niba n'uyu munsi abantu birata imirimo myiza, bakirata gukomeza amategeko, bakirata n'ibindi byo mu mubiri, aricyo Yesu yavuze ngo mwe kubitsa ubutunzi bwanyu mu isi. Abantu nibakomeza kwiringira ibyo mu mubiri, ibyo umunsi umwe bizashira, kandi n'ubundi birashira ntabwo biramba. Uko gukiranuka ndetse Yesaya we yagaragaje ko ari nk'umwambaro wuzuye ibizinga, ni ubushwambagara. Urumva ubwo butunzi rero ntabwo bufite akamaro. Ariko Yesu, Pawulo yahishura ubutunzi nka Yesu, hari ukuntu yabuhishuye, kuko niwe butunzi bwacu. Mbere rw'Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 30 aravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Kenshi twagiye twirata umubiri, dukora ibi, dukomeza ibi, ntidukora ibi. Ibyo bikakugusha mu mutego wo kubona ko ibyo udakora hari uwabikoze ari we munyabyaha, ukihanga amaso muri kwa gukiranuka kwawe, ariko kandi uko gukiranuka nawe ejo kukaba kwashize, bakavuga bati uyu se sinkuranga wari umeze gutya, wari uteye gutya twiringiraga, none reba uko byagenze. Ugasanga bwa butunzi bwariwe n'iki, n'ingese. Ubwo butunzi rero abantu bakabugira, ariko bakabaho badafite ibyiringiro, bakabaho badafite ibyiringiro muri bo by'uko bafite ubwami bw'Imana, by'uko bakwemerwa n'Imana. Wapi? Kubera ko ibyo umuntu akora byose ntabwo bishyitse. Niyo mpamvu Imana yakoze muri ya minsi 6 nk'uko twabivuze bushize, kuwa 7 ikaruhuka, kuwa 6 irema umuntu kugira ngo umuntu azishimire mu kiruhuko, yishimira ibyo Imana yamaze kumukorera. Na n'uyu munsi natwe turishimira ibyo Imana yakoze, turishimira ubwo butunzi, kuko Kristo niwe waduhindukiye gukiranuka kw'Imana, kandi si byavuye kuri twe, ahubwo byavuye kuri yo, kuko ni ubushake bwayo. Nashaka gusoma igice cya 2 cya Yohana umurongo wa 13. Ubutumwa bwiza, Yohana ubutumwa bwiza igice cya 10 cya 2 umurongo wa 13 ngo Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu.
ageze mu rusengero asanga abahatundiraga inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza, abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma, ati nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirange. Abayuda baramubaza batyo, ubwo ugize utyo watwereka kimenyetso cyo. Wenda reka ne kujya ahangaha ntarabanza gusobanura ibyo hejuru, ariko no hasi ndaza gusobanura ikimenyetso yaberetse. Ariko reka mpere hejuru. Urabona Yesu yasanze ngo mu rusengero barimo baragurishiriza, muze kunyumva neza, kuko hano ibi bintu birimo umugani. Birimo umugani wa Nyamutunzi na Lazaro, kandi birimo umugani ku byo twari turi kuvuga bya wa mutware wari utunze byinshi, ngo waje kuri Yesu akamubwira ko ari iki yakora ngo araga ubwami bw'Imana. Aba bantu ngo batundiraga mu rusengero ngo inka n'intama n'ihene, nibyo ngo n'abandi bavunjiragamo. Nimugenzura neza murasanga izi nka n'ihene zigereranwa n'ibitambo abantu batambaga byabahuzaga n'Imana, byabakuragaho ibyaha, batekerezaga ko byabakuragaho ibyaha. Nicyo kigereranyo cy'izi nka, kandi ngo zazaga mu rusengero, zagurishirizwaga mu rusengero. Nimugenzura neza iri vunjisha ryabagaha riri ahangaha rimeze nka ya mafaranga abantu batanga ngo kugira ngo Imana ibemere. Sindi buvuga ubwoko bwayo, ariko Bibiliya irayavuga, ivuga kimwe mu 10, ikavuga kimwe mu 10 gigiye gitandukanye. Abantu basohokanye mu isezerano rya kera n'ubu mu isezerano rishya bakaba bakibitanga, ariko ibyo bintu bikaba abambere bitarabakuyeho ibyaha. Noneho Yesu aje nk'umuntu uje gusimbura ibyo bintu. Ikintu cya mbere yakoze ngo yabohekanyije ikiboko. Kubera iki? Kubera ko ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Agomba gukubita, kuko ibyaha nako amapfizi n'intama n'ihene ntibyashoboraga gukuraho umuntu icyaha. Imana ubwayo iramanuka ije guhana icyaha, igihanira mu mwana wayo. Niyo mpamvu Yesu yaje mu rusengero ngo akabohekanya ikiboko. Ikiboko ikintu cyakoze icya mbere kirukanye ibitambo n'amaturo, kirukanye inka n'ihene n'intama mu rusengero. Icya kabiri, kandi ibyo bintu ndi kuvuga ubutunzi bw'abantu, ko bari abantu babicuruzaga mu rusengero. Icya kabiri byakoze kirukanye amaturo abantu batangaga ngo bemerwe n'Imana. Murabizi ubwoko bw'amaturo abantu batangaga ari izo feza ngo zavunjishirizwaga mu rusengero. Arangije aravuga ngo haranditswe ngo, mwongere munsomere, ngo inzu ya data nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Kubera iki? Kubera ko abantu iki gihe bagura ijuru. Iki gihe umuntu ashaka kugira ngo agere mu ijuru abigizemo uruhare, atanze ubutunzi bwe.
kandi ubwo mwumva ahantu nahereye, ubutunzi nabuhereye mu bitambo abantu bahoraga batamba, nibyo byashushanyaga zino nka n'inuza byari mu rusengero ry'umubiri. mbugeza no ku maturo abantu batangaga ngo babashe kwemerwa n'Imana. Ariko Yesu Kristo aje ibyo byose abikuraho, aravuga ngo mu nzu ya data ntihakwiye kubigurira, arabyirukana byose kugira ngo urusengero rusigaremo wenyine. Nangiye gufashwa. Mvuga ngo ubutunzi bwonyine bwagombaga gusigara muri rwa rusengero, yagombaga gusigaramo ari we wenyine. Yego, ubutunzi bw'ibifatika bwo ni ikindi, ntabwo twabutindaho kuko bwifashishwa mu bintu byinshi kandi abantu babwifuza mu buryo bwinshi, ariko ntabwo bwagakwiye guhuzwa n'ubutunzi bw'Imana. Urabona iyo Bibiliya ivuga ngo nimuzane 1/10 n'amaturo bibe mu nzu y'Imana, inzu y'Imana ibemo ibyo kurya, abanyamadini bahita bumva ubutunzi, kandi n'abagize ayo madini nabo bahita bumva ibyo nyine kuko n'abantu. Ariko Imana ivuga ngo muzane 1/10 n'amaturo, wenda tuzabikoraho indisitiri, turebe 1/10 Imana ibivuga, turebe ayo maturo uko avuga. Ariko ngarutse inyuma ho gato ku cyo uvuze, ibi bintu abafarisayo cyangwa se aba batambyi n'abandi babikoze kubera ko ibitambo n'amaturo bitabonekaga. Ubundi kuva kuri Maraki kugera kuri Yohana umubatiza haciyemo imyaka irenga 400 Isiraheli idafite umuhanuzi. Bivuge ngo ntabwo Isiraheli yari ikivugana n'Imana, nta makuru yo ku Mana babonaga. Rero abatambyi bo bigiriye inama yo kugira ngo bashyireho uburyo bwo gutamba ibitambo, uburyo bwo gushaka Imana. Ariko bo nanone abatambyi bo bashaka uburyo bwo kubona bwo kwitungira amagara yabo, kuko niba bari batunzwe na 1/10 n'amaturo bikaba bitari kuboneka mu nzu y'Imana, hari ubundi buryo bagombaga kwihimbira kugira ngo babibone. Kandi uribuka ko umuhanuzi hanuye ko urusengero rwa kabiri ntabwo rwari rwiza mu bigaragara kurusha urwa mbere Salomo yanditse yubatse. Ariko umuhanuzi yaravuze ngo urwa kabiri ruzaba rwiza kurenza urwa mbere. Rero urwa mbere kuva barusenya, bararusanye ba Nehemiya n'abandi, ariko Imana ntiyongeye kurugarukamo. Niyo mpamvu bashatse uburyo bwo kugira ngo bahuze abantu n'Imana, ariko Imana yidahari. Niyo mpamvu rero bifashishije bya bitambo, barabicuruza ku buryo wizaniraga icyawe kitemerwaga, ahubwo hemerwaga icyabo bo mu nzu y'Imana bagira ute bacuruza, ukayibaha ifeza bakaguha igitambo, warangiza ukahindukira ukagitamba. Ni muri ubwo buryo nagira ngo mvuga icyo kintu cyo kumva ko abantu babwirwa kuzana ubutunzi, impamvu yabyo Imana ntihari, ariko bo barashaka gutungwa n'ibyo bitambo. Ariko twigarukire ku butunzi. Ubutunzi rero uretse ko tutagiye kure yabwo, ubwo butunzi bituma abantu biringira kubwo batanze bahaye Imana, bakabyiringira, ndetse bigatuma ugira umutima wo kumva ushaka gutanga byinshi kugira ngo urusheho kwemerwa. Ubwo butunzi nabwo muri bwabo nibwo twihangira ukabutunga, ariko bikazarangira utageze ku cy'umutima wawe wifuza, kuko icyo Imana yabonye ko umuntu akeneye ni agakiza. Kandi Imana yaraje igatangira ubuntu, budihindukira ubutunzi kugira ngo hatagira uwirata yuko akomeza bya bindi cyangwa se akomeza amategeko, ahubwo yirate ko ibyo byamunaniye, ahubwo Imana ibyo yari akeneye yabimuhereye ubuntu. Rero ubutunzi bwacu niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kugira ngo wirata atagira ikindi yirata, kuko buri muntu yirasi. Ab'iki gihe ntabwo twazigera tugera muri ubwo bwami buvugwa, kuko Pawulo urebye inkoni yakubiswe, urebye imigabane yambutse, urebye abantu amatorero yandikiye, uyu munsi twebwe ntacyo twazavuga. Aburahamu n'abandi bavuye mu bihugu byabo bakajya mu bindi, nubwo birimo umugani, ntacyo twazavuga. Rero urumva ko ubutunzi bwacu dukwiriye kwirata ni ubwahawe abatuye mu isi bose duhuriyeho kandi burangana n'ubwo Kristo. Aba wishuriwe rero
umunezero ubatera kugurisha, ntibongera kwihangaho amaso ngo bavuge ngo ahari twabona ijuru binyuze muri iyi nzira, oya, cyangwa se twarimbuka biciye aho, kuko ntabwo umuntu arimbuwe n'ibibakora, cyangwa se ngo akizwe n'ibyiza akora. Kandi abantu benshi iki kintu hari uburyo bacyumva mu buryo bw'abantu. Iyo abantu bazi neza ko ibyo dukora bitadukiza, ariko banazi neza ko ibyo bakora bibi byabarimbura, ariko ubundi icyo kintu ntikibaho. Niba umuntu atakizwa n'ibyiza akora, ntabwo yarimbuzwa n'ibibi akora. Niyo mpamvu rero amaso yacu tudakwiye kuyahanga ku biri mu mubiri, ngo ubutunzi bwacu bube mu mubiri. Hari ahantu Pawulo yavuze avuga ko ibibora bitabasha kuragwa ibibora. Ntabwo iby'umwuka byashyirwa mu mubiri upfa. Ubutunzi bwa Kristo ni izahabu yanyujijwe mu muriro, irasuzumwa neza, ivamo yera, ntabwo ishobora kwangizwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero ubwo butunzi turifuriza ko n'abatwumva babwakira, kuko bwarahishuwe, ntabwo bugihishwe, nubwo bihishwe amaso yabo, ariko ubundi buhishe abarimbuka. Ariko abakira, Pawulo yaravuze ngo ijambo umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe ni imbaraga z'Imana. Muri byo niho rero hari ubutunzi, mu kumenya uwo Kristo ko ari we butunzi bwacu, niwe tuvuga, niwe watubereye ubutunzi. Buri muntu wese tumurarikira kubwakira, kugira ngo be gukomeza gushukwa, kuko Pawulo urabona aravuga ngo mwirinde zambwa. Ni imvugo ikakaye, nubwo burya twebwe tubyita ko ari igitutsi, ariko mu Bisiraheli ubundi imbwa yari umunyamahanga udakomeza amategeko. Rero iyo avuga ngo mwirinde zambwa zikeba gukeba kubi, abavuga abantu bigisha abandi ko bagera mu bwami bw'Imana binyuze mu kwitondera amategeko. Icyo kintu, iyo nzira irafunzwe, ndetse abo bantu Yesu yabise abajura n'abanyazi, kuko nta yindi nzira ibaho, ni Kristo. Uwinjira mu irembo uwinjira mu rugo atanyuze mu irembo ni umujura n'umunyazi. Twebwe rero turarangira abantu ubutunzi bwahishwe ko ari Kristo, kandi turabakuriraho inyegamo kugira ngo bakire ubwo butunzi. Rwose bumve ko ntekereza uwinjira mu irembo, uwinjira mu rugo atanyuze mu irembo akaba umujura n'umunyazi. Naratangaye, uzi ko hari abantu, ariko kandi natwe twahoze muri bo, binjira koko mu rugo batanyuze mu irembo cyane. Umuntu agashaka kuba nka Petero na Yohana na Yakobo umunsi bajyana na Yesu ku musozi, ngo umwuka w'Imana yaramanutse ngo atwikira Yesu. Muri uwo mwuka hagaragaramo Mose na Eliya. Noneho ngo Petero abibonye ngo aravuga ngo duce ingando, ngo aba bose baguma aha ntibaducike. ashaka gukora icyo kintu Yesu yavuze cyo kwinjira mu rugo umuntu atanyuze mu irembo. Yashakaga ko amategeko n'ubuhanuzi bigumaho bikabana na Yesu, kandi kugeza ubu turacyanafite n'abantu bameze batyo, turacyafite imyizerere imeze gutyo. Iyo abantu bashaka kuvanga ubuhanuzi n'amategeko, ariko kandi bakavuga ngo bizera Yesu, kandi naratangaye ibyo bintu iyo bije n'ubundi bizana urubanza, kubera ko iyo umuntu abangikanya amategeko n'ubuntu, buri gihe amategeko yo azaje kukubwira ngo uri umunyabyaha ntushobora gukira. Niyo mpamvu bahora basaba imbabazi, biyeza buri uko umunsi wije, buri uko isaha ije bariyeza ngo ku gato no ku kanini. Kubera ko babangikanyije ubuntu n'amategeko bidashobora kubana. Ubwo ni Yohana, ni Petero na Yohana, ntabwo bishobora kubana. Umucyo n'umwijima ntabwo byabana ngo bibeho. Ntabwo umuntu yaba mu isezerano rya mbere ngo abe no mu rya kabiri. Icyakora twese
twabanje mu rya mbere. Nta muntu wabyagwa n'Imana atabanje kubyarwa mu buryo bw'umubiri, ntabwo bishoboka. Turabanza tukabaho mu buryo bw'umubiri, tugapfana na Kristo kubw'ijambo, tukazuranwa na Kristo kubw'ijambo. Uretse ko hari abantu babitekereza nk'ibintu bikorwa live, nk'ibintu bikorwa uwo mwanya, ariko ubundi kwizera ni ukwizera icyamaze gukorwa. Twizera ko twapfanye na Kristo ku butunzi bwacu bukaduhombera, tukaba twarabanyeho na Kristo akaba ari we butunzi bwacu bw'iteka ryose. Umuntu wacu wa kera yarahombye, yego yarapfuye ntakiriho, hariho umuntu mushya wo muri Kristo Yesu. Ariko turaho umuntu wa kera yarapfuye hamwe n'abaduteza amatwi, kuko hari ibintu maze iminsi ngenda numva, ndavuga mu buryo bwo guhishurirwa buno butunzi. Hari amakuru ndi kugenda numvira mu bwami, kuko namaze kugerayo, bitandukanye nuko numvaga mbere ntaragera mu bwami ngifite bwa butunzi bundi turimo kubwira abaduteze amatwi. Abantu bazi yuko umuntu azarimbuka, ariko ntabwo ariko biri, umuntu yararimbutse. Abantu bazi yuko bazajya mu ijuru, rwose nibyo, ariko ntabwo ari ibintu bizaba, ahubwo byarabaye. Natwe uyu munsi abari mu kwinjira mu ijuru tukarigeramo tugahita tubihamya, tukavuga tuti turi mu ijuru, tubihishuriwe none, ariko byabaye kera. Imana kuri Adamu imaze kumubwira yuko nayibeshya akarya ku giti cyabuzanijwe kuryaho, Bibiliya tubwira ngo gitanga ubwenge butanga kumenya icyiza no kumenya ikibi, ramubwira ngo nuryaho uzaba wakiriye urupfu. Ntabwo abantu barumva ko umuntu yamaze kwakira urupfu yapfuye. Imbere y'Imana ntawe uhari, nta muntu uriyo, umuntu yararimbutse. Ndetse biriya turimo by'abantu bafite nk'ubutunzi turimo kugenda tuvuga, Bibiliya ikaca amarenga ivuga ko ariko kurimbuka guteye ubwoba, niko kurimbuka guteye ubwoba, ariko abantu ntibabyumve, bakumva ko ari ukundi kurimbuka guteye ubwoba abantu bazabona. Nyamara umuntu yararimbutse. Ni nayo mpamvu na Bibiliya tubwira ngo na Yesu yararimbutse, ndetse ngo ubugingo bwe arabumanukana busuka muri rimbukiro, aho abantu barimbukiye, kugira ngo abone uko bakurayo. Iyo atavayo nta n'umwe wari gukira, ubwo yari kubatsinzwe nyine turimbutse. Niyo mpamvu rero yavuyeyo abakuyeyo n'abantu. Nshaka kuvuga iki rero ku ibintu bijyanye n'urupfu? Imana irabihamya ikavuga ngo uwo muntu atazibeshya niri na rimwe mu gitekerezo cye, mu butunzi bwe, mu myibwirire ye, mu marangamutima ye, ko yatera intambwe n'iyi n'imwe imujyana ku kindi giti gihari badakunda kuvuga aricyo giti cy'ubugingo. Ngo harindishwa marayika w'umukerubi, kandi ngo harindishwa n'inkota yaka umuriro, kugira ngo umuntu atazibeshya. Ntabwo umuntu ajya mu ijuru, igomba kumwica, yarapfuye, yararimbutse. Hagomba kujya umuntu mushya, kandi ajyanyweyo n'umuntu mushya yakiriye atarafite, ariwe tuvuga Adamu wa kabiri, waje ari umwuka utanga ubugingo, agashyiraho iherezo kuri Adamu wa mbere, waje atuzaniye urupfu, agahita ashyiraho iherezo. Hanyuma umuntu akakira ubugingo bw'iteka, ariwe Kristo, akaba ariwe muntu wenyine ufite ububasha n'ubushobozi bwo kugeza umuntu ku giti cy'ubugingo, kuko niwe uvuga. Akongera akakira imibereho, akagira imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Kuva urwo rupfu rero rwakinjira, umuntu akinjiranwa n'urwo rupfu, umuntu akaba arapfuye. Niho turimo tuvuga, abaduteza amatwi batwumve, nta kintu kiri mu muntu, nta kintu umuntu yakora ubwe gihari na kimwe gishobora kumwugura amarembo ngo yinzire. Nibyo bavugaga ngo inzira, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo wenyine. Hari abantu bashaka gufatanya na Yesu mu gikorwa cyo gucungura, hari abantu bashaka gufatanya na Yesu mu gikorwa cy'agakiza. Ni igikorwa we wenyine, ariko nanone batirengagije ko icyo gikorwa bagomba kwinjiranamo, ahubwo mu buryo batazi, batavuga, badahishurirwa, ari byo tuvuga uburyo bwo gupfana nawe no gushushanya nawe. Nimba umuntu yarapfuye akaba yarinjiye mu rupfu, Bibiliya ikabimuhamya, ikamubwira ko ibihembo by'ibyara urupfu kandi yamaze kurwakira. Icyo ni icyambere umuntu akwiriye kwemera. Kuba duteza amatwi ntirirwa atera umugeri.
nimba Yesu yaraje akambara umuntu agomba kwakira 100% ko Yesu yaje akamwambara, ntabwo yamusize rero. Nako naringize ngo mvuge, ntabwo yigize amusiga, baramanukanye bajyana mu rupfu, barapfana. Azutse yazukanye nawe ari icyaremwe gishyashya. Reka wenda turagenda tugana ku musozo. Kuri iyi sije y'ubutunzi, bibuka ko uwo mutunzi amaze gusubira inyuma, n'abigishwa ba Yesu hari uko byagenze, hari uko bitwaye imbere ya Yesu. N'uyu mwanya abatwumva nabo ubu hari uko bitwaye, baramubajije batari ko databuja niba bimeze gutyo ninde wakwinjira mu bwami bw'Imana? Kuko Yesu yaramaze kuvuga ikintu gikomeye ngo ntimureba ko bikomeye ko umutunzi yazinjira mu bwami bw'Imana kuruta uko ingamiya yakwinjira mu kenge k'urushinge. Ubundi mu yandi magambo ibyo bintu ntibishoboka. Ntabwo ingamiya n'urushisho ubwarwo ntabwo rwakwinjiramo. Ariko amaze kuvuga ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana, birakomeye ko umuntu ukora arwana ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana abugeramo, biragoye ko umuntu utwarwa n'amategeko uwo muntu ayasohoza, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu Imana yatanze ubutunzi ku buntu kugira ngo buri muntu wese abwirate. Rero barabajije bati ninde na n'uyu munsi baratwumva nabo bari bwibaze ngo ninde wajyayo, niba abantu bidashoboka kuriya, utiba, udasambana, utica, wubahiriza isabato, utanga 1/10, ukora byose ku murongo, atazajyayo. Ubwo ninde wajyayo? Iki ni ikibazo gikomeye. Ariko Yesu yabasubije mu magambo akomeye adashobora kumvikana mu mubiri. Arababwira ati rero ubundi bidashoboka ku Mana, ibidashoboka ku bantu nibyo bishoboka ku Mana. Biravuze ngo abantu babanze bemere ko bidashoboka. Yego. Ndero bishoboka ku Mana. Niba abantu babona ko bishoboka rero, ko umuntu azakora akajya mu ijuru, ku Mana ntibishoboka. Kuko aba bantu bavuze ngo ninde zakizwa, bahise bakizwaho kuko bari bamajije kudekarara ko nta kintu umuntu yashobora ngo ajye mu ijuru, ko baravuze ngo ninde uzakizwa niba ari ibyo. N'uyu munsi abantu natwe niko twabayeho, twari tuzi ko bizadushobokera ko tuzakora tukuzuza 100% ibisabwa kugira ngo tujye mu ijuru. Ariko mu gihe ucyumva ko bishoboka, ku Mana ho ntibishoboka, kuko ibishoboka ku bantu, ku Mana ntibishoboka. Uravuze ngo tugomba kugera ku rwego nk'urw'abariya abantu tukavuga ngo niba ari ibyo ninde wakizwa? Ntibishoboka, ukumva ko nawe bidashoboka ko. Yego, kuko ubutunzi bwo mu ijuru bwagereranwa ni uwo munezero. Rero abantu nibo babuze, barashaka kugeraho ariko barawubuze. Ariko uyu munsi turabahishurira ko muri Kristo uwo munezero uhari, kuko turawufite, turabihamya, turabagabo guhamya tuvuga ubuzima bw'ibyabaye kabisa. Yesu yaravuze ngo nuko mugende, ariko kandi nimwe bagabo bibyo. Ntabwo twigisha amateka, ntabwo twigisha ibyo abandi bavuze, ntabwo twigisha uko tubyumva, ahubwo turigisha iby'umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu. Kuko natwe twahoze dufite ubwo butunzi, dukurikiza ibyirari by'umuntu rishaka. Ariko uyu munsi turahamya ko Imana yaduhinduranye bazima na Kristo, akaba ari we butunzi bwacu. Kandi namwe muduteze amatwi, namwe turabakangurira ngo muze, kuko ubwo butunzi ntacyo busaba, nta kindi bisaba, ni ukumva ukizera. Kandi nshaka gusoma hano mbere yuko tuza kugana ku musozo, ariko kandi numvise buri uko bukeye n'uko bwije numva Bibiliya ivuga ikintu kimwe. Ubundi ubu ndimo ndumva ibyo twavuzeho ubushize nibyo twagarutsemo, kubera ko bivuga Yesu. Hano Yesu ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa,
kansome mpereye ku murongo ku gice cya 8 umurongo wa 14 ngo nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana zibatumaho Petero na Yohana nabo babasohoraho barabasabira ngo bahabwe umwuka wera kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo umanukira ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu nuko babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera azizanira ifeza arazibwira ati nanjye ni mu ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahage umwuka wera. Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwe ifeza. Impamvu nsomye ibi bintu ni ibihe muze kunyihanganira nkoresha ibintu ntakunda gukoresha ariko ndatanga ingero kugira ngo abantu muzadukurikira muzamenye abo bantu ko muzabamenyera ku mbuto zabo. Muzasanga hari abantu bakoresha impano zabo nk'uyu muntu Simoni. Nk'uyu Simoni wari umukonikoni. Uyu Simoni yari umukonikoni. Noneho ngo yumva abantu b'i Samariya ngo bumvishe ijambo ry'Imana ngo bararyizera. Kimwe n'intumwa nazo ngo ziri Yerusalemu zirabyumva zibohereza Petero araza ngo baje kubarambikaho ibiganza ngo bahabwe umwuka wera. Simoni abyumvise ko bahawe umwuka wera we mu bwonko bwe yumva ko ashobora gutanga ifeza ngo awuhabwe. Ibi bintu ndabigereranya n'iby'idini ry'iki gihe kuko uzasanga abanyamadini b'iki gihe buri gihe bashaka kurekura impano zabo gukoresha impano zabo baziguranisha ifeza. Biravuze ngo abantu n'abakonikoni. Abadukurikiye mujye mugenzura aba bakonikoni muzabamenyere ku mbuto zabo. Kubera iki? Kubera ko impano y'Imana itaguranwa ifeza. Ahubwo impano y'Imana iravuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Abantu bashaka gutanga amafaranga cyangwa se gutanga ibyo batunze kugira ngo Imana ibarebe neza. Niyo mpamvu uzumva mu nsengero navuze ngo mumbabarire ko nkunda gutacinga abantu ariko sindi buvuga amazina y'amadini ariko muzabyumva mu nsengero aho basaba umuntu ngo nazane isaka we. Watanga isaka wawe ngo ukaburindishije ngo urubyaro rwawe ngo ubugingo. Ariko abo bantu nagira ngo mbabwire ko muba muri gukorera muri Simoni w'umukonikoni, mu mwuka wa Simoni w'umukonikoni. Mugashaka gufata impano y'Imana mukayigurana ubutunzi bwanyu. Kandi first of all twasomye tugitangira ko umuntu agomba kubanza first akagurisha ibintu byose atunze harimo n'ubwo bukonikoni. Reka tubwire abatwumva ko kugurisha atari uko bagurisha inka n'amatungo n'ibyo bafite iwabo. Nubwo hari ababivuga gutyo ko niba bitanga, hari abavuga gutyo ko abakire batazajya mu ijuru bigatuma bakwiheba, hari n'abavuga ko abakene batazajya mu ijuru bigatuma nabo biheba. Ariko iyo Imana ivuga abakene ni abakeneye ijambo ry'Imana, ni abakeneye agakiza, ni abafite inzira n'inyota by'agakiza. Iyo ivuga abakire ko batazinjira mu bwami bw'Imana ni abiringira imirimo itegetswe n'amategeko. Abo bantu rero abantu batwumve bamenye kubisobanukirwa. Kandi uyu munsi ntabwo
kugurisha ibyo dutunze ari imbaraga za muntu, ahubwo kumva ijambo rya Kristo bikahinduka umunezero muri wowe, bizatuma uhara ibyo wari utunze. Wenda nanone abantu baduteze amatwi bumve iki kintu, ijambo ry'Imana hari uburyo twabaye mu buryo bwo kujya gukora ijambo ry'Imana icyo rivuga. Hano kwiri jambo rivuze ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka, biri kubwira umuntu guhagarara gukora, biri kubwira umuntu kureka ubwo butunzi bwe, biri kubwira umuntu kugurisha, biri kubwira umuntu, biri kumwihanangiriza bimubwira ngo wirinde gushingura intambwe aho uhagaze, nibwo biri buze gushoboka. Kubera ko abantu ijambo ry'Imana bararyumvise bararitwara, bo bashaka kujya gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko sibyo. Ijambo ry'Imana ntabwo rizaza ngo rigende ubusa, nta nubwo rizagaruka ubundi. Icyo turi kubwira abaduteza amatwi, nibamenye ko ijambo ry'Imana uyu munsi riri mu kazi, ijambo ry'Imana riri gukora. Nibamara kubona ko nta gikorwa cyabo gikenewe, nibamara gusobanukirwa neza ko nta n'ikimana bakeneyemo, ahubwo ko bakeneye kumva ijambo, hanyuma bagahagarara bakariha umwanya, ijambo riri buze gukora bya bindi bidashoboka ku bantu. Ariko igihe bagerageje gukomeza gukoresha ubwenge bwabo n'ibindi byose bashobora gukoresha, irababwiye ngo ntabwo biri buze gukunda. Ariko nibaza gukura mu ibyo bintu bikababera igihombo, bagahagarara bakumva ijambo ry'Imana icyo rivuze n'icyo ribihamya bakakizera, rirakora. Twebwe turabatangariza ko twebwe abamaze gusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana rivuga, iri jambo ry'Imana rivuze ngo kandi mujye mukora iby'iryo jambo. Ntabwo iyo tuvuze cyangwa iyo tubwiwe n'ijambo ry'Imana ngo tujye dukora iby'iryo jambo ari ukujya mu gushyira mu bikorwa, ahubwo ni uguhagarara tukaryizera, none ijambo ry'Imana ryo rigakora. Kuko ibyo uvuze iteka abantu bahora bifuza gukora kugira ngo Imana nayo ibemere cyangwa se igire icyo ikora kubera ko bakoze. Rero ku nyanja Abisiraheli bashatse icyo bakora barakibura. Rero mu kubona ko nta nzira ihari niho Imana yayiboneye. Ndetse na Yesu baramubajije ngo dukore mirimo ki kugira ngo twemerwe n'Imana, turaga ubwami bw'Imana. Ati umurimo w'Imana ni ukwizera we yatumye. Yego. Urumva rero muri ibyo byose no kwizera, abantu bashaka gukora kugira ngo bagaragaze kwizera, ariko kwizera ntabwo ari igikorwa cy'umuntu, ahubwo ni igikorwa kizanwa no kumva kandi kiva ku wizerwa. Ariko kandi kumva ijambo rya Kristo atari ukumva ibindi byari byo byose. Ubwo ni naryo rirema amatwi rero, ni naryo rirema kwizera. Kugira ngo wizere rero uwo ni uko ubanza kumenya ubushobozi bwe, kuko Imana Yesu yaravuze ngo ubu nibwo bugingo buhora, ni uko bakumenya. Kumenya Imana nicyo cyatuma abantu bayizera, kumenya ibyo yakoze nicyo cyatuma babyemera. Ariko tutaramenya Imana, kuko mu kiganiro cyashize twasomye mu byakozwe n'intumwa 17 uhereye ku murongo wa 28 n'ikenda gutyo, aho Pawulo avuga ko Imana idasa n'izahabu, ngo mwitekereza ko Imana isa nk'izahabu cyangwa se ifeza cyangwa ibindi bishushanyo byabajwe n'ubukorikori bwa muntu. Abantu bitekereza kuko batekereza Imana ari kwiri. Ntabwo Imana ari umuntu, ntabwo Imana ihindurwa n'amarangamutima yanjye, ntabwo Imana yashimishwa n'ibyo ukora, ahubwo wowe ubikora ukabyitirira Imana, ibona ari amazirantoki kuri yo. Ariko ubutunzi bwayo yahishuye ni Kristo. Abari muri Kristo rero bose barera, nta kindi bona uretse Kristo. Niwe uri watubereye icyungo nayo, niwe watubereye igitambo, niwe watubereye gukiranuka. Rero abandi bafite ubutunzi bakwirata rwose turabararikira kumva ko ubwo butunzi butazabahesha ibyo bakeneye, ahubwo icyo bakeneye ni uguhishurirwa ko icyo bashaka bagihawe, bagifite nk'ubutunzi, bagifite nk'umurage. Kuko Pawulo yaravuze ngo kuko Imana yaducunguye twese, yaducunguye twese. Pawulo rero yandikira Abagalati igice cya 4 yaravuze ngo iyo abantu bakiri abana, ngo reka wenda ndisome Abagalati ya 4 ariko tugane ku musozo kugira ngo cye gukomeza kuba kirekire iki kiganiro.
ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Urumva abantu twese mu isi ibyo data afite ni ibyacu, ariko kubwo kutamenya, kubwo kutagira amakuru tumeze nk'imbata, kuko imbata burya ntiyikoresha, ahubwo ibaho nubwo wayigenera ibintu ntabwo yakwemera ko ari ibyayo. Rero twagenewe ubutunzi, turabaragwa, ariko dufite amakuru make yo kumenya ko ibyo bintu ari ibyacu. Uyu mwanya rero turabahishurira ko ubwo butunzi Imana ifite bwose yabuduhereye muri Kristo, yabuduhishuriye ari ubwacu, kugira ngo namwe mwemere kwizera ibyo Imana yavuze, twishimire muri uwo munezero, kugira ngo ubwo butunzi budutere kumva twanze ubwo butunzi bwa kera, kuko ubwo butunzi bwa kera rwose ingaruka yabyo cyangwa se ibihembo byabyo n'ubundi ni urupfu. Umukristo niwe wabibonye ko abwira Napoleon ati nabonye ko ibihembo ihemba ari urupfu n'ubundi. Wakora neza ibyo wita gukora neza, ibyo wita ko uri gukorera Imana, nta ruhare byagira mu gakiza kawe, ahubwo icyo Imana yakoze y'ubwacyo kirihagije, nibwo butunzi bukomeye yaduhaye kugira ngo tubutunge kandi bube mu nzabya zoroshye. Noneho hari isomo mwasomye, mu nzabya zoroshye buturimo, buri muri twe turabuvuga, ariko kandi bwo ntibubora, ariko turi kubivugisha iyi mibiri yacu cyangwa ubwenge bwacu, ariko si ubwenge bwa kavukire, ahubwo ni ubwenge buva ku Mana, kuko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Ibitekerezo byacu rero ntibiri mu isi, ahubwo biri mu ijuru, kuko Yesu yaravuze ngo mube mu isi ariko mutarabisi. Data ndasabira aba bantu bose kugira ngo aho ndi n'abariho bazaba. Ubwo rero aho Kristo ari niho natwe turi. Namwe mutwumva mwumve ko aho Kristo ari namwe ariho muri. Rwose mwigira umuti bushidikanya, ahubwo mwizere icyo kuko ariyo yagihamije. Anyibukije ikintu gikomeye, avuze ngo umwana iyo akiri umuragwa, akiri mutoya ari umuragwa nyine, ngo ntacyo abatandukanyeho n'imbata, ngo nubwo uwo mwana yaba ari nyiri ibintu byose. Nari nshatse kugira ngo mvuge kuri aka kantu kajyanye no kuragwa, ariko ngaruke no ku kintu cyitwa imbata. Bibiliya ikintu bivugaho kandi ikabihishura. Ubundi umurage, ndanezerewe cyane imisengeri ihishurirwa. Ubundi umurage iyo tugarutse no mu buzima busanzwe, umurage ni ikintu umubyeyi akora agiye kugikorera umwana we, akawandika, akandika uwo muzingo, bikandikwa, bigasinyirwa, akabibika ahantu. Ntabwo uwo mwana ashobora guhabwa ibyo yarazwe uwabimuraza agihari, ntabwo bikunda. Uwo murage uba ugomba gusohozwa nuko no kumena amaraso igihe uwo muntu yapfuye. Igihe yapfuye rero nibwo umuzingo uzingurirwa wa mwana, bakamubwira ibyo yarazwe akabyegurirwa, ariko nyirabyo atagihari. Ico nico abantu basezeranywaga, bakabyibwirwa mu mategeko, bakagihishurirwa, bakabibwirwa mu bahanuzi twatangiye tubivuga, ariko bakatangira guhabwa umurage, abantu batangira kwizera. Ariko uraga amaze kuhagera ariwe Kristo waraze abantu kuba abana mu rugo, yabisohoreje ku musaraba ubwo yaramaze kuvuga ko byose birangiye, ndetse n'umutware w'isi aciriweho iteka. Icyo gihe yaramaze guhereza abaragwaga umurage wabo, yarawutanze. Noneho hano aravuze ngo ariko ndababwira yuko umuragwa iyo akiri umwana aba ntacyo atandukanyeho n'imbata. Impamvu abaduteza amatwi nugera mu gice cya 5 aravuga ngo ariko ubwo twabaturiwe kuba bumudendezo, ngo duhagarare dushikamye tutacyongera kubohwa n'ububata. Ubundi ububata bwa mbere, ububata ni ububata abantu bose babayemo bw'ibyaha. Satani yaratuguze, atugura ubusa, atujyana mu bubata. Ngo iyo ni inzira ya mbere izana n'ubwoba. Niyo mpamvu bavuga ngo nitwongere kongera kugira ubwoba. Ubwo bwoba rero, ubwo bubata buzanira umuntu ubwoba kubw'ibyaha, kubw'ububata, kubwo kubatirwa aho hantu yaguzwe ariko akagurwa ubusa, bikamushyira mu bwoba. Noneho rero hari abantu bagerageje kwikura mu bwoba bakoresheje bwa butunzi, nibyo turimo tuvuga buhishura Kristo ariwe mutunzi, ari nawe ugomba gukura abantu mu bwoba. Noneho abantu binjira mu bundi bubata bw'amategeko. Urumva hari abakiri mu bubata
babaswe baguzwe ubusa bajya mu bubata, hari n'abandi bari gukurwa mu bubata aribo bikuramo banyuze mu nzira y'amategeko, ariko nayo abaye ububata. Ntabwo abaye abamara ubwoba n'abatinyura ngo abinjize mu mudendezo, ahubwo barongeye barabaswe. None ubwo bubata bw'amategeko nabwo burababata bubinjizamo. Ibyo bintu byombi, ububata bw'ibyaha n'ububata bw'amategeko, bibazanira ubwoba kuko bitari mu kubahereza icyo bari mu gushaka. Ubwoba buguma muri bo, bibaza turakora iki, turabigenza dute. Niyo mpamvu iyo umwana rero we ari umuragwa ariko ari umwana, aba bavuga ngo nta kintu abatandukanyeho n'imbata, nuko nibyo by'ibiturwishyurwa, nuko abatarahishurirwa ubutunzi abarimo ajyanwa n'umwana we yakuweho urubanza rw'iteka. Ariko hari ibintu abyirwa kwakira. Pawulo ageze hirya aravuga ngo ubwo twabaturiwe kuba b'umudendezo, ubwo noneho ububata bwakuweho, ari ubw'ubwoba bw'ibyaha twaguzwe ubusa, ari ubw'amategeko, ubw'ububata bwose bwakuweho, akatubatura kuba umudendezo. Duhagarare dushikamye tutatongera kubaho n'ububata, ubwoba bwose bugashira. Kuvuga ngo bariya bose rero bacumva ko hari inzira banyuramo banyuze muri bwa butunzi twavuze no mu mirimo itegetswe n'amategeko, nta kindi bisohoza n'ubwoba muri bo kuko badashobora gutungana. Kandi Yohana yarabihishuye mu byahishuwe avuga ko hanze hazaba imbwa n'abarozi, ngo kandi abanyabwoba n'abatizera, abantu batizera iby'Imana yahamije, umugabane wabo ni ukurimbuka. Rero twasoza tubwira abantu gushira ubwoba, yego, bagatungwa bakakira ubutunzi bwahishwe ariko bukaza guhishurwa, ari ryo rembo rifunganye, aribwo Kristo, kugira ngo babeho badafite ubwoba. Yohana yarabyanditse aravuga ngo umwuka twahawe ntabwo ari udusubiza mu bwoba. Twe ntidufite ubwoba bwo kurimbuka, kuko twaributse rimwe birarangira, tuzukira ubugingo buhoraho. Nta bwoba bw'urupfu. Abatinya kurimbuka rero ni uko batarakira ubwo butunzi, ntabwo barabumenya. Rero ubutunzi bwacu bwarahishuwe, ni Kristo, turabuhishurira n'abandi ku isi yose bazumva iki kiganiro, kugira ngo nabo ubwoba bushire, kugira ngo kuko Kristo yakuwe mu gituro. Ubwoba nibushire kuko Kristo yakuwe mu gituro. Ubwo yabaga mu gituro rero, burya twese twakuwe mu gituro. Hari isomo, hari amagambo twahoze tuvugaho tuganira ngo Yesu amaze kuzuka ngo yazukanye n'abantu benshi, kandi ngo biyerekana mu murwa. Rero abo bantu benshi ni njye nawe, kandi n'abatwumva nabo bari muri abo. Ikibazo ntabwo bari bakira icyo Imana yahamije. Rero turabararikira kugira ngo bakire icyo, kuko ari cyo cy'ukuri. Icyo batekereza si ukuri, ahubwo icyo Imana yavuze nicyo cy'ukuri. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Abantu mwese mwari mudukurikiye, icyo tubabwira ni uko ubutunzi bwacu ntago bwabashije kudukiza ibyaha. Niyo mpamvu ubutunzi Imana yohereje buvuye mu ijuru aribwo Kristo Yesu, nibwo dukwiye kwakira, ibyaha bikatuvaho. Bibiliya ikatubwira ngo nitubitse ubutunzi bwacu rero mu ijuru, biravuze ngo ntitugifite ibiva kuri twebwe byadukiza, ahubwo ibidukiza ni ibyavuye mu ijuru. Yego rwose. Rero abadukurikiye, ushaka kuduha igitekerezo, ushaka kutwunganira, ushaka nawe kutugezaho icyo Uwiteka yaguhishuriye, nimero zacu tuzishyiraho hasi, kandi umuntu wese ahawe ikaze. Mwomeze muryoherwe n'ubutumwa bwiza kandi muhishurirwe, twese tube mu munezero w'ubutunzi twaheshejwe na Kristo, mu izina rya Yesu. Amen.